navuze yuko hari noneho ibintu twebwe twamaze kubona byageze mu Rwanda, twebwe ubwacu tutajya tunabyaza umusaruro. Ibyo bisobanuye ko ufata umushahara wawe uwo ari wo wose ukorera ukawugabanyamo ibice bitatu, 10%, 20% na 70%. Ntabwo kuba umukire cyangwa se gutangira bizinesi bisaba ko uba ukorera menshi cyane, ahubwo bisaba kumenya kuzigama ayo ufite, kuyitaho, kuyamanaginga neza. So twagiye. Hello again, my people. Welcome back to Mompreneur Podcast. Njye ndi Clarisse, your host, your sister, your mompreneur. Uko ushaka kunyita kose, njyewe ndi hano ndishimye uyu munsi. Ndumva nabyegereje umutima nkurikije ikiganiro ngiye gukora uyu munsi. Hari abantu bamaze iminsi banyandikira bakambwira, Mompreneur turagukunda, ariko uragenda ugatanga ingero z'abantu b'abakire abantu bakorera amafaranga mu madolari, none twebwe hari ukuntu tutisangamo. Abandi bakambwira bati okay, uvuga ibintu byiza ariko ukoresha amaterima akomeye y'icyongereza, hari igihe tudasobanukirwa. Uyu munsi rero ntabwo ngiye kubabwira ngo ntabwo icyongereza kiri bujyemo, kuko hari ibintu bigorana kubishyira mu kinyarwanda, kandi ntabwo ndi umutranslator mwiza, nibicamo muraza kumbabarira, ariko ngiye kugerageza gukoresha ikinyarwanda cyinshi uyu munsi nk'uko mwabinsabye. Ikindi ngiye gukora ikiganiro nifashishije ingero z'abantu bakorera amafaranga make cyane. Ndaza gutanga ingero z'abantu bakorera mu manyarwanda, pana mu madolari, hanyuma nawe aho uherereye aho ariho hose uze kugerageza kugenekereza ubu bisanishe n'aho uherereye, niba uri Bugande, niba uri Burundi, niba uri Kenya, ariko wumva ururimi ndi kuvuga. Donc ngiye gukoresha urugero rw'umuntu ukorera 100,000, mbasobanurira uburyo nawe ashobora guparticipa muri iyi challenge kandi bikagenda neza, ukabasha kumenya kwita ku mafaranga yawe cyangwa kwizigamira cyangwa se kuyamanaginga, kandi ko kumanaginga kagarutsemo. Ukaza kumenya kwita ku buzima bwawe, hanyuma nawe ukazareba uburyo witeza imbere ukoresheje ayikorera ayo ari yo yose. Ntabwo kuba umukire cyangwa se gutangira bizinesi bisaba ko uba ukorera menshi cyane, ahubwo bisaba kumenya kuzigama ayo ufite, kuyitaho, kuyamanaginga neza. So twagiye. Aho muri hose rero, mu modoka, mu muhanda, mu kazi kanyu cyangwa kabandi, niba nta kintu mwishe ushyiremo ka ekuteri, hanyuma uze twiganirire. Cheers rero, ndi guserebura ko nkibafite. Kuba mukimbaza ibibazo nuko muri gukurikira, nuko ino challenge muri kwikunda, so ntago nagenda ntabiserebure. Murabizi ko ngewe ndaserebura ikintu icyo ari cyo cyose, kabe gato kabe kanini. So cheers guys, cheers ko turi kwita ku buzima bwacu, ko turi kwita kuri finance zacu, ku mafaranga yacu tukayitaho, tukiteganyiriza, tukaba turi mu kugerageza gutera imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Okay, twagiye tutizimbye mu magambo. Titre iravuga ngo ni gute wamenya kwita ku mafaranga yawe cyangwa wacunga umutungo wawe ukoresheje icyo bita 10-20-70 rule. Ndabisobanura mu kinyarwanda. Ni itegeko cyangwa se uburyo bwo kubika amafaranga yawe ukoresheje 10-20-70. Ibyo bisobanuye ko ufata umushahara wawe uwo ari wo wose ukorera ukawugabanyamo ibice bitatu, 10%, 20% na 70%. Ibyo bice rero ni ibihe? 10% riba ari icyo bita giving, cyangwa se gutanga kubera abandi umugisha, gukora ibintu byiza ariko bitari ibyawe. Tuvuge twerera, tuvuge gutura mu kiliziya, tuvuge kwitanga,
excuse me, mu magurupe atandukanye, za baby shower za buri munsi, za bridal shower, umuntu ugusabye ku nzira, mu mafaranga yose ukorera muvandi, my dear friend, my sister, byongereza ko bigarutsemo, ako two ngutwo muratwumva. Nshuti zanjye, ntukajye urenza 10% by'umushahara ukorera uri gutanga. Ibyo biba bihagije. So nafashe urugero rw'umuntu ukorera 100,000. 100,000 byawe nubifata 10% ni 10,000. Ibyo ukora ibyo ari byo byose, abakoze ubukwe, abakoze baby shower, abakoze bridal shower, ikintu icyo ari cyo cyose cyabaye kuri caca yo bagusabye kwitanga, gutwerera, ikintu icyo ari cyo cyose, ntuzarenze 10%, ntuzarenze 10% y'umushahara wawe ukora ibyo bintu. So uzafata 10, nubona bivamo byose ubigabagabanye, nibitavamo umenye ko ayo mafaranga ntayo ufite, wumve weze ku mutima, wumve nta muntu ugufiteho umwikomo, kubera ko nta kutagize. Umuntu aba yemerewe gutanga 10% y'umushahara we. Nibyo, niba byarenze ntayo ufite, tegereza umushahara utaha. Ndizera ko gasobanutse. Bivuga ngo ntukwiye kuba igisambo, ntukwiye kuba umuntu udaparticipa, ariko ujye umenya limite zawe, sibyo? Ujye umenya aho ugarukira. Hanyuma 20 rero ajya hehe? 20% aba agomba kuba ariyo ahita ajya muri za saving zawe cyangwa kwizigamira, aribyo bita ikigega cy'ingoboka. Ikigega cy'ingoboka kikugoboka ryari? Kikugoboka igihe ibintu nyine utateganyije bikwikubiseho. Boss arakwirukanye bigutunguye mu gihe ukiri gushaka kandi kazi, uzakura itike yo kujya gushaka kandi kazi, uzakura yo guprintinga CV, uzabigenza ute? Uzaburya iki? Uzabuca he? Uzaburara hehe? Ibyo nibyo bita ingoboka. So 20% ni ukuvuga ngo mu 100,000 ufite 20% ni 20,000. Nta kindi kintu urakora utarajya ku isoko, nta na kimwe. Fata 20,000 uhite ubibika aho utagera, aho umwanzi atagera, aho umwana atagera, aho sheri wawe atagera, aho kereka niba ari umugore wawe mwaravanze umutungo. Ayo mafaranga 20,000 yagiye. Ubwo ntusigaranye 70,000. 70,000 rero byawe mu buzima bwawe bwose uhereye nonaha, ujye umenya ko ari byo bigutunze. Ujye wishyiramo ko ukorera 70 gusa, kuko 20 aba yagiye hariya. Ubifate nka fagitire itagihinduka, nkuko wishyura inzu ubamo, nkuko wishyura amazi, nkuko wishyura umuriro. 20 aba yagiye saa yawe. 10 byagiye hariya, ugomba kubaho, ugomba kugira ubumuntu, ugomba gutanga, ryagiye. 30 yagiye. 70 ni yagutunze muntu wanjye. Gerageza muri 70 ukoremo ibintu bihuye n'ayo 70. Ntushake kubaho mu buryo burenze ayo ngayo, kuko ntayahari. Gabanya ibyo waguraga, gabanya imyenda waguraga, ubuyimesa rwose, wongere ubyanike neza. Iyo wari usanga ngo itere ipasi, uzaba usa neza nta kibazo. Hanyuma niba waryaga hanze, byihorere, wowe ntabwo uri mu babyafodinga, ntabwo uri mu bantu bagomba kurya amaresitora, ubu biretse. Niba wajyaga ugura ibintu ukanarenza ukanaguza, menya ko ibyo bintu ari amafuti, byihorere. Witegereza yuko ku cyumweru gitaha cyangwa kwezi gutaha aribwo uzishyura, kuko wazahera mu madeni. Oya, iyo tugiye guhindura ubuzima, iyo tugiye kwiga kubaho neza, tugomba kubanza kugira aho twibabaza, tugomba kubanza kugira ibyo duhakana, tugomba kubanza kugira ko kwemera mu mutwe, ubundi niho bitangirira. Kavuga uti ibi ntago binkundiye, ariko ndabizi ko umwaka utaha bizaba bimeze neza, bizankundira. Ariko ugafata icyemezo cya nonaha, ubu nonaha. 70 ni yagutunze, bitavuyemo byihorere. Niba uba mu nzu 50,000 ukorera 70, urabizi ko bidakunda, sibyo?
shaka umurumeti, shaka umuntu muyibanamo, mugabane ibyo byumba, hanyuma mugabane amafaranga. Shaka uburyo, niba ufite amahirwe iwanyu ntacyo bibaho, shaka, igerageza nyine ikora ibishoboka ufitinge muri iyo budget, sibyo? Ni uko nguko bimeze. Hanyuma rero urabona yuko gusevinga ntabwo bisaba gukorera menshi, kuko uwakoreye miliyoni nawe yakoresheje iryo tegeko ndi kukubwira naba yakoze ibisa nka gutyo. Ariko tekereza buri munsi buri kwezi ubika 20,000 mu mezi 6, urumva yuko ugezemo byibura 120,000, sibyo? Ibyo 120,000 ntakubeshye, muri bya bindi tumaze iminsi tuvuga byo gutangira utu business, du side hustle kugira ngo twongere ya income yacu. Niba wifitemo impano ukaba uvuga uti ngewe nshobora kuba nakora amandazi, ibyo 1,000 byakugurira ifarine, bikakugurira amavuta, ukajya witangira amandazi muri weekend gusa utakoze. Ukareba noneho niba ayo mandazi yakuviramo bya 20,000 wagombaga kubika, hanyuma wenda ukaba wakwigurira twa tuntu wenda wabuze, cyangwa se ngiye ndamutse ndi wowe nta nubwo nahita nigurira twa tuntu, ahubwo nakongera iyo saving nkabona kapitali yo kugira gute, yo kongera business. Niba nakoraga amandazi nkongeramo wenda n'amasambusa, sibyo? Ikindi ntaza kuza kubavanga, ntago emergency fund cyangwa amafaranga y'ingoboka ari ukuyafata nyine ugahita uyakoresha business. Emergency fund ubundi batubwira yuko byibura ugomba kubika nyine ngana n'ayo mezi 6, nyuma y'amezi 6 ari aho ngaho arengaho, noneho bya 20,000 ukomeza ubika nibyo watangiramo business. Donc n'urugero ariko nyine nafashe, so nafatiye ku bantu bari kuri low income cyangwa se bari ku mafaranga yo hasi. Uwo muntu uri kuri ayo ngayo hasi ni nawe washobora gukora ayo mandazi. Niba wowe uri hejuru nawe utekereze business ijyanye na level uriho, ijyanye n'ubushobozi ufite, skills ufite, ibyo ukunda, ndetse unareba ibyo sosiyete ikeneye. Niba icyo abantu birirwa bavuga byabuze ubikora, bakomplaininga, bahora bavuga ati twabuze ubikora, wowe bari ibyo ukora bitewe nuko wamenya ukuntu biri kurangura bimeze bihagaze. Yego nuko biba bimeze. Ikindi murabizi neza yuko ntabwo dushobora kuba turimo kugerageza gushaka amafaranga ariko tudafite ubuzima buzima. Byose bihera mu buzima buzima. So muri ayo mafaranga yawe make, muri ibyo 70,000 byawe, aho kugira ngo ugende ugure ibintu byinshi ariko bizagufasha kutabaho neza mu gihe kizaza, ihangane wihahiremo utuboga twa dodo, ihangane ushakishe imboga z'ubwoko wenda butandukanye, nurangiza wigurire ubundi burisho busanzwe, ariko nyine ugire balance mu mitekere yawe. Ugura ibishyimbo, ni proteine nziza niba utarimo kubasha kugura inyama nonaha. Donc ndashaka kugira ngo nkumvishe yuko buri wese bitewe na kategori arimo, bitewe n'amafaranga akorera, wagerageza ukihangana mu gihe utaragera hahandi utekereza abandi bageze, ukabasha kuba wiga kubaho neza mu gihe uri guteganya noneho kuzagera hahandi uzabaho neza, noneho ufite n'ubushobozi bwabyo bwo kubibamo neza. Sinzi niba murimo kumva icyo kintu. Okay, so mugerageze kurya neza. Ikindi, kuryama kare muri iyi monde yo kwirirwa twayaze ku mihanda, tukibagirwa no kuryama kare no kunywa amazi menshi. Niwo muti wa mbere, kandi kutarwaragurika bikugabanyiriza na fagitire zo kujya kwa muganga. Ntabwo nzi nimba murimo gusobanukirwa ibintu ndi kuvuga, ariko mumbabarire niba mwabashije kunyumva, mumfashe muze gushyira muri comment, ndabasabye, ndabinginze. Bintera motivation iyo ndimo kumva feedback, iyo ukumunyandikira ndabikunda, ariko mujye mubishyira no muri comment. N'undi utabashije kubona nimero yanjye byibura abone niyo comment, amenye ko ibintu birimo gukora, sibyo?
ikindi mindset mu mutwe nkunda kuvuga mindset ni imitekerereze yacu niyo ituma ibi byose mvuze rimwe na rimwe bidashyirwa mu bikorwa. Nk'ubu ngubu mu mutwe wawe ukaba urimo gutekereza ariko ibi bintu birakunda birashoboka, mureke tube positive, mureke twumve ko ibintu bishoboka, ntukajye uvuga ko ibintu bidashoboka utagerageje, sibyo? Byibura gerageza bikunanire watangiye, ariko ndabizi neza yuko iyo watangiye iyo bimaze kukuryohera uba uvuga utavuga natindijwe n'iki. Ntuvuge ngo Clarisse wowe ndi kukubona uri muri Amerika urimo kutubwira ibintu n'ibiki, oya ibi ndi kuvuga hari n'undi muntu uri muri Amerika utabikora, so biterwa n'umuntu. Ibi ndimo kuvuga ntago bivuga yuko abantu bose bafite babyumva, ntabwo tubyumva kimwe. Rero ikintu ndi kugusaba ni ukugira ngo ubashe kubyumva, ntiwite ngo ni uko ngewe ndi kubikubwira kuko mfite ayo kubika, kuko mba hanze. Ntabwo abantu bose baba hanze bakurushije mindset cyangwa bakurushije ubushobozi cyangwa bakurushije amafaranga. Twese icyo duharanira ni uko ayo dufite tubasha kuyitaho, kuyamanaginga, kuyasevinga neza, kumenya uko tuyakoresha neza, kugira discipline mwa bantu mwe. Icyo kintu nicyo abantu benshi twabuze, nicyo abantu benshi babuze. Naho ubundi amafaranga buri gihe asirikira mu ntoki z'abantu, ibyo bita ngo aguca mu myanya y'intoki. So rero mureke twige guhindura imitekerereze, tujye twumva ko ibintu bishoboka, tujye twumva yuko uramutse wowe ufashe icyemezo cyo guhindura ubuzima bwawe, ntawagutangira, ntawaguhagarara imbere, you are unstoppable. Ikindi mureke twige nyine gutangira utwo tuntu. Hari agakomenti nabonye ejo kuri TikTok, wenda nzakora ikiganiro cyabyo kuko nabonye biri interesa cyangwa se bifite abantu byafasha. Yavugaga ngo gutangira online business cyangwa se ama business ya online ngo harimo amafaranga cyangwa se arabizi ko bikora, ngo ariko ngo mu Rwanda ikoranabuhanga ngo ntago abantu bararyumva neza cyangwa ntago baramenya kubikoresha neza. Namusubije mvuga ngo ndabyemera uruhande rumwe, ariko nta nubwo mbyemera ku rundi ruhande, kuko hari ibyo nemera wenda bitaragera mu Rwanda. Ushobora gukora ibyo bintu wenda ukabishyira kuri website ariko uburyo bwo kwishyurwa cyangwa se hari ibintu abantu bo hanze badusizeho. Ariko navuze yuko hari noneho ibintu twebwe twamaze kubona byageze mu Rwanda, twebwe ubwacu tutajya tunabyaza umusaruro. So icyambere rero ni amakuru, mujye mwegera abantu babizi, babafashe, babaganirize. Niba hari akantu ugomba gutangira, ushaka gutangira, ubaza amakuru. Ariko ikintu nakubwira cyambere, mwirinde ibi bintu bya online by'abasikama. Abantu benshi basikaminga abantu, mwabantu mwe, nge ntago ndi hano gusikaminga abantu. Nta muntu nsaba amafaranga ngo yame, ngo ngukorere ibi, ngukorere biriya, ariko nkugira inama, nkagukangura, nkakubwira ngo wirinde. Nujya ujya guhitamo, ujya umenya gushishoza, umenya icyo gukora. Gusa ikintu nababwira, numara kuvuga ngo mbonye kapitali, numara kuvuga ngo mbitse amafaranga, hari akantu nakora, ujya ugerageza. Nakubwira ngo hari abantu bari gucuruza kuri social media, hari abantu batari gucuruza ariko bifitemo impano yo gukoresha social media, hari amabutike, hari abakire, hari abantu bafite amafaranga, hari abo batazi gukoresha social media. Wakwegera ukababwira uti ngenzi gukoresha social media, nayikumanagingira. You can be a social media manager w'umuntu kuko watazi kubikoresha, hanyuma akakwishyura, akaguhemba ibyo 20,000 cyangwa 30,000, 50,000, bizaba byiyongereye kuri income yawe. Niba wakoreraga 100,000, uzaba uri gukorera 150. So mu gihe utazi gukoresha iyo social media, hari abantu bacuruza utuntu online. Nirwo mbona abantu bafite ibintu baseringa, bacuruza kuri WhatsApp, bacuruza bakabidelivera, bakabijyana, as long as uvuga uti ngewe ibi bintu binyongereho amafaranga 20,000, nabyo uba wabibonye. Mu gihe wakagombye kuba uri kureba filime, mu gihe wakagombye kuba uri gutera story n'abantu,
igihe wakagombye kuba uri kuri za Facebook, za Instagram uri scrollinga, waba nawe hari akandi kantu ukoreye umuntu akaguha 10,000, akaguha 20, akaguha 30, ayo ni amafaranga ajya mu yandi. Sinzi rero niba nabashije gusobanura neza uyu munsi, ariko nagerageje. Ikintu nabasaba musubscribinge, mubabarire mukomeze musharinge zino video zanjye. Nabonye hari abantu biri gufasha, ariko byaba byiza bifashije benshi kurushaho. Abantu muri mu Rwanda uyu munsi nizere ko twakundanye, urumva abanyamerika namwe ndacyabakunda ariko nagira ngo uyu munsi mbashe gutanga ingero zumvikana zifatika ku bantu bo mu ngeri zose, abari Burayi, abari everywhere. Ndabasuhuje abantu namwe muri Afurika hatandukanye hatari mu Rwanda. Icyambere ni ukuba urimo kumva ururimi mvuga, nawe ndagusuhuje cyane. Nubona iyi video sharing inshuti zawe, hanyuma ubutaha tuzabe turi benshi. Amakuru meza ntabwo ari byiza kwihererana, ndi kubategurira ibindi bintu byinshi byiza. Subscribinge mukande kukazogera kugira ngo mutazajya mucikanwa. Ndabakunda cyane, naho ubutaha, naho kuwa kane. Love you all, bye. Wow.